Yesu nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bene data mwese mugize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana muri uyu mwanya kuri cano yitwa Imbaraga Imana Ikirisha TV. Mbere yuko tuganira, uyu muri kumva ni Dushimimana Jean Claude Ariel. Imana ibaho umugisha. Hanyuma mbere yuko tuganira amagambo y'Imana, reka tubanze dusenge. Mana data twese uri mu ijuru, Mana nkuru, Mana iduhamagaye kuyikorera muri iki gihe, ndagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Ngushimiye ko ari wowe ufite umugambi mwiza ku bugingo n'ubuzima bwacu, kandi ibyo ukora byose ni byiza kuko bikorana urukundo, kandi tugushimiye ko waduhaye Kristo kugira ngo atweze adutunganye binyuze mu rukundo rwawe, dore ko ariko Yohana yabyanditse ku bice 3:16 yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Turagushimiye Mana ko waturinze kurimbuka, turagushimiye Mana ko waturobye muri imigera. Yavuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha wanananijemo ngo inshuti yawe narabohowe, none ndakuririmbira zaburi nyinshi zuzuye umutima wanjye. Imana ishimwe. Ndagushimiye kandi kuduhamagaye ku mpera y'ibihe, isi yuzuye ibyago n'ibyaha bikomeye, ariko Daniel yabwiwe ijambo rikomeye na marayika, aramubwira ngo dore abazi Imana yabo bazakomera, niyo bamara gukomera bazakorera ubutwari. Niyo mpamvu natwe dusabye kugira ngo Mwuka Wera abe ku bugingo n'ubuzima bwacu, kandi aherekeza amagambo yawe, umuntu wese ahindurwe n'amagambo yawe kugira ngo bashishwe kubyarira Imana umusaruro yo gupfira Imana ubusa muri iki gihe cya none. Duhaye ikaze na karibu. Mwuka Wera akora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye cyane ku muntu wese uzumvira ijambo, kandi azahindurwe naryo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, uko ijambo tugiye kuganira ari ubuhanuzi bukomeye. Bibiliya ivuze iki? Ni igitabo cya Yesaya ibice 55 umurongo akaba ari uwa 6. Haravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze aciye bugufi, umunyabyaha nareke ingeso ze, ucyanirwa ariko ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose. Amen. Reka dusubiremo. Yesaya ibice 55 umurongo ni uwa 6. Haravuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi, umunyabyaha nareke ingeso ze, ucyanirwa ariko ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambi, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi n'inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Amen. Iri ni ijambo Imana ishyize mu kanwa ka Yesaya. Yesaya mwene Mose, Imana imuhamagaye imukuye mu muryango w'iwabo kugira ngo ayikorere, atangira gukora umurimo w'Imana. Yesomye Yesaya igice cya mbere, hari amagambo akomeye Imana yavuze. Yaravuze ngo nonyeje abana ndabarera, bamaze gukura barangomera. Hanyuma rero Imana iravuga ngo wajuruwe nawe wasiwe, nimunkize nge n'ubwoko bwanjye, kuko isi indogobe imenya nyirayo, n'inka ikamenya urugo rwa shebuja, ariko Abisirayeli bo ntibanzi. Ageze ku murongo wa 16 Imana ibagira inama, irababwira ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, iravuga ngo nimuze naho ibyaha bizanjye atukura tukutuku nzabyeza bishe na sheregi, kuko mu buzima bw'Imana inezezwa no kweza abantu. Imana ishimwe. Kubera iki Imana ishaka kweza abantu? Nuko nayo ubwayo yera. Yaravuze ngo aho ntuye harera, n'uwo mbana nawe n'ufite umutima umenetse ugashenjagurwa n'ijambo ryanjye. Ndashimira Imana yuko ibana n'abantu.
hanyuma rero Yesaya ageze mu bice bitatu, Imana imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo Yesaya we, genda utangaze ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yawo. Haleluya. Imana ibwiye Yesaya ngo ajye kubwira abakiranutsi bari baguwe nabi, icyerekezo cyabo cyabuze, ariko Imana iramubwira ngo ugende ubabwire ngo nubwo babona nta cyerekezo bafite, ariko Imana ibabikiye kugubwa neza. Nubwo bakora bikanga, nubwo barwaye nk'abandi bose, nubwo baguwe nabi, nubwo bafite amakuba impande zose, ariko Imana ivuze ijambo rikomeye, iramubwira ngo Yesaya we, nubwo ubona bimeze gutyo, ihangane ugumane gukiranuka kuko abakiranutsi bazagubwa neza. Turashima Imana igitanga kugubwa neza naho kutari kuri kukaboneka. Yesaya arakomeza ageze mu bice bitandatu, Imana imwitegereje isanga nubwo ari umuhanuzi, nubwo ari umuvugabutumwa, nubwo ari umunyamasengesho, ariko akorera Imana atejejwe. Imana imubwira ijambo rikomeye ngo yagiye mu iyerekwa, wagiye kubona abona ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero, ngo abona abakerubi n'abaserafi, ngo kandi urusengero rwari rurimo ruzamukamo umwotsi, ngo arangije ngo arataka aravuga ngo mbonye ishyano ndapfuye, ngo kubera ko ndi umunyaminwa yanduye. Ni ukuvuga ngo ibindi bya byose yarageragezaga, yari yarabiretse, yaragerageje kubireka, ariko ku kijyanye umunwa we wari waranduye. Hanyuma rero ubwo yabonaga Imana, umutima utangira kumurega amagambo avuga, utangira kumurega ibyaha, aravuga ngo mbonye ishyano nubwo ndi umuhanuzi ariko ndi umunyaminwa yanduye. Ikintu yakoze ni kimwe, ngo yahise yihana, marayika ngo aragenda ajya ku gicaniro, akuzura afata urugarama ngo kuraho ikara, araza mukoza ku munwa. Kubera iki? Tugomba gukorera Imana twejejwe, bavuga butumwa, bakozi y'Imana, bapasiteri, bahanuzi, kugira ngo ibyo muhanura n'ibyo duhanura n'ibyo tubwiriza bigire umumaro, ni uko tubanza guhinduka tukezwa, kuko ijambo ry'Imana iyo ririmo rivugwa n'abantu batejejwe, umusaruro waryo ntuboneka. Kubera iki? Imana irera, hanyuma ariyo ikoze ibintu abantu batera bakaba ari byo babikora, bo ubwabo bahita babyiyitirira. Ariko nari ndimo mvuga iki? Nari mvuze ngo nimureke tubane n'Imana, dukurikire Imana itugeza ishaka ko tugira. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yesaya arakomeza ageze ku bice 55, reka ndahongera amaze kwezwa, yahanuye ibintu byinshi cyane, ariko ageze ku bice 55 Imana ihamagara abantu, iravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze kunywa ku mazi, kandi n'abafite ifeza n'udafite ifeza ngo nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza. Aba ngo ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Ni iki gituma mutanga amafaranga yanyu mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Ariko Imana iramubwira ngo noneho rero nimutege amatwi, muze aho ndi mu nyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Ibyo kurya bihaza ubugingo bw'umukristo, byo kuza bihaza umunyamasengesho, biri mu kuboko kwiza kw'Imana. Hanyuma rero Imana ibwira Yesaya, iramubwira ngo nubwo abantu banyeresheje, ariko ngiye kubura, ari igihe kigiye kuza abantu bashake sibambone. Iramubwira ngo ngahirukanka uce muri Kigali, umanuke mu ntara, wambuke muri Afurika, ugere i Burayi, ugere muri Europe, uzamuke muri Australia, uzamuke mu bihugu byose by'isi, ubwire abakomeye n'aboroheje, babwire ngo nimushake Uwiteka. Haleluya. Bigishoboka ko abonwa. Aravuga ngo umunyabyaha ntareke ingeso ze, musambanyi ntareke gusambana, abanyarwangano nibabireke, abahize nibahigure, ababeshe nibihane, abasambanye nibihane, abakuyemwo amada nibihane, kuko Imana iravuze ngo umunyabyaha ntareke ingeso ze, n'ukiranirwa areka ibyo yibwira, ngo ahubwo agarukire Uwiteka aramugirira ibambe, kandi agarukira Imana yacu yuko izamubabarira rwose. Yemwe torero, nimwumve iby'Imana ivuze. Iravuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Haleluya. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose. Imana ivuze ibintu bikomeye, rero ngo erega nzibyo nimwibwira, kandi inzira zanyu
si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka Imana avuga. Mufite inzira mwanyuzemo mugera aho mugeze, ariko inzira zanyu nizo mushaka kuzacamo ntabwo ari zimwe n'iz'Imana. Bene data ndabahendahenze kugira ngo mugarukire Uwiteka, mwongere mwegere Imana, mwongere mushaka Imana mu izina rya Yesu. Nimwongere muhendahende Imana kugira ngo umuntu yongere agaruke, yubake igicaniro cyashenyutse, yongere asenga Imana. Mwongere muyegere ahari Uwiteka muri iki gihe cyo kubonwa, ari buze kubaha impamba y'iminsi kuko ijambo rye ryavuze. Bene data ndabahendahenze kugira ngo mwegere Imana, mwongere mushaka Uwiteka, mwongere mugorora inzira zanyu zagoramye. Ahari Uwiteka arabagirira ibambe. Imana yavuze amagambo akomeye mu gitabo cy'imigani, ibice ngira ngo ni igice cya mbere, urebye guhereye po ku murongo wa 20 ngira ngo ni na 3, yarihendahenza abantu iravuga ngo yemwe nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Irabwira abantu iravuga ngo narabahamagaye muraninira, n'abaramburiye ukuboko kwanjye nimwabyitaho. Imana iravuga ngo ahubwo mwahinyuye inama zanjye, none ngo nayifata umwanzuro ukomeye. Iravuga ngo nzabaseka, nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho, igihe muzatungurwa n'ubwoba n'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umuhano n'uburibwe bizabagiraho. Kubera iki? Abantu bahinyiye inama z'Imana. Icyo gihe ni ryari? Ni igihe abantu bazashaka Imana ntibayibone, ni igihe abantu bazasenga Imana ikabihisha. Hanyuma nari mbahendahenze mbingingiye Imana, mbasabira Imana ngo mureke twongere twubake igicaniro cyacu cyasenyutse. Bivuga amagambo akomeye mu gitabo cy'Abami, yavuga ngo Eliya arangije ngo abwira abo bari ku musozi, aramubwira ngo nteranirize abo hamamagare b'Isiraheli bose, hamagare n'abahanuzi, hanyuma ngo nuko tujye gutamba igitambo. Imana iri buze kusubirisha umuriro, ize kuba ariyo Mana nyamana. Ngo aha babyumva neza, afata abahanuzi banjye ndabazi, dore ko ni wanjye mfite Imana y'umuriro n'indi y'imvura. Arangije ngo nuko barazamuka bajya ku musozi, ngo batangira gusenga, batangira kuborara, ngo bahamagara Imana abahanuzi ba Bayali bamaze kubaka igicaniro bashyizeho iki gitambo, ngo ariko Imana zabo ntizasubirisha umuriro. Ngo Eliya arabashinyagurira, arababwira ngo hari Bayali yasinziriye, Shitaroti zasinziriye, hari zo ziri mu birori, nimutake cyane, hari Imana yanyu yakumva urusaku rwanyu ikaza. Ariko ngo nuko bageze ku gicamunsi, ngo bamaze kunanirwa, babona ko Imana yabo atari Imana nyamana idasubirisha umuriro. Birivuga ijambo rikomeye rivuga ngo ariko Eliya, aleluya, muri ako kanya ngo arongera yubaka igicaniro. Amaze kubaka igicaniro, amaze kugisana, ngo nuko azana afukura impavu, ashyiraho inkwi, amenamo amazi, ashyiraho n'ikimasa. Ngo nuko aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, aravuga ngo uyu munsi ohereza umuriro bimenyekane ko ari wowe Imana Nyiringabo yaremye isi n'ijuru, kandi nanjye nkaba ndi umugaragu wawe. Aragira ngo Uwiteka nyumvira. Ngo akimara kubivuga ngo Uwiteka yohereza umuriro, biramenyekana. Ariko ijambo ryabonetse ni rimwe, ni ijambo ryitwa kubanza gusana igicaniro. Torero bakozi b'Imana, bene data mutataniye ku isi yose, ndabahendahenze ngo nimuze twongere twubaka igicaniro, kandi dushaka Uwiteka. Bigishoboka ko abonwa, biracyashoboka ko wabona Imana, biracyashoboka ko wakumva Imana, biracyashoboka ko hari izindi mbaraga z'Imana zakuzamo, biracyashoboka ko igicaniro cyasenyutse cyakongera gusanwa. Nari mvuze ngo nimureke dusane igicaniro, twongere dushaka Uwiteka. Bigishoboka ko abonwa. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma rero ndagira ngo dusenge. Nitumara gusenga, hanyuma umuntu wese yemererwa gukanda like, yemera gukanda subscribe, yemere no gushyiraho comment. Twese ndagira ngo dusenge,
hanyuma ubu buhanuzi Imana itambukije, ubuhanuzi Imana itanze, umuntu wese agira umwete we kwihuta gushaka Uwiteka kugira ngo ahari se tubone urukingo rw'ibyago n'amakuba n'ibyaha biri imbere aha, dore ko Satani ari gukorana umwete, ariko Uwiteka aravuze ngo tumushakane umwete mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mana nyir'ingabo, Imana yo kwizerwa, Mana ifite imbaraga n'imbabazi nyinshi, sengeye abantu bawe kugira ngo bagirire neza. Hariho abantu benshi mwami bari baragutaye, ariko uvuze amagambo akomeye, uravuze ngo nidushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi tukwambaze ukiri bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bamwe barasinziriye, abandi batakaje ibyangombwa by'agakiza, abandi Satani yagiye biba, abandi yabazimirije impano, abandi batwowe na shuguri, abandi babaye bizi mu bintu byinshi bitandukanye, ariko ndasenze birambwira ngo ko urejo n'uyu munsi ni kukiri mu izina rya Yesu Kristo uwera wa Isiraheli. Reka ingoyi Satani yabahesheje abantu nizicike mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye imbaraga z'Imana, aleluya, mpamagaye umuriro w'Imana nugaragare, bohora aba bantu mu izina rya Yesu. Satani yabibagije amagambo yawe, kandi bageze ku rwego bagiye kugutakira, ariko ukabima amatwi, ariko bahwituwe n'ijambo ryawe. Reka bakangurwe n'Imana kandi babe maso, bagere aho Imana bashaka, bongere kwiyiriza ubusa, bongere gusenga, bongere gusoma ibyanditswe byera, bongere kwiyubaka, bongere kwikomeza kubyera cyane no mu rukundo n'amaraso rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaho umugisha, murakoze. Yesu nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bene data mwese mugize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana muri uyu mwanya kuri iyi cano yitwa Imbaraga Imana Ikirisha TV. Mbere yuko tuganira, uyu muri